Oh yes, igitondo cyiza kuri mwe mwese mukurikirana ibiganiro bya Now isaha ya none official turilendi kuwa mbere imvura ariko ifunzemo. Alright. Reka twizere ko beze neza cyane na probleme rwose rubwo imvura isa nkaho rwose yabizambije ariko gake ya. Narabwiye ngo opanono. Yes, ibyo muri morning SEKA Kayanone rero imeze gute? Arabeshana mugenda mwibaza byishano bigiye bitandukanye. Yes. Ziri ku itariki 18 z'ukwezi kwa munani umwaka n'ibihumbi 2025. Uyu munsi ni mande nubwo akavura rwose ubona ebana. Panana. Abantu muri kukarwanya mu buryo bugiye butandukanye gatanu kuri gatanu. Reka twizere ko bameze neza cyane ariko ngo harababuze gake ya. Ndetse twitwara pore na problem. Hanyuma rero Kayanone umumama rwose agira cyo yigurira isafuriya igezweho henze gake rwose arangije ayishyira mu kabati aravuga ati Kayanone. Right, ubwo rero rwose ibyishimo bitandukanye benshi cyane bagura ibikoresho bakabibika bakavuga ati ibi ni iby'abashyitsi ntago ari ibyacu namwe rwose bana ntimukajye mugira murya rekana. Arangije rero aravuga ati iyi si yo gukoreramo buri munsi izakoreshwa ari uko tuzanye abashyitsi b'icyubahiro. Hashize amezi menshi rero abashyitsi baraza ariko basanga mu gikoni ntacyo kurya kirimo. Ugasanga uguze ibirahure ukagura amasahani meza amaparato meza uyafunga hariya mu kabati neza cyane none ukabishyira n'ahantu nyine mu kabati gake umwana asagira rya nk'abandi afatiwe nk'agakomba nkweshe kazi reka da ibyo bikombe n'iby'abashyitsi wa mwana ntukajye. Abashyitsi baraza rero babona mu gikoni nta kintu kirimo nta cyo kurya kigaragara ariko wanareba neza ukabona nyine naho kumbi isafuriya yagatetse ibyo biryo ibitse mu kabati rwose yasaga neza pe ubona ko rwose isa neza bien. Ariko ntacyo kurya kigaragara ku meza. Inama rwose iyo nyizanye gutya ntibiba bibujije ko ibyo bintu mubikora n'ubundi ntacyo bitwaye ariko se nubwo tubikora ari icyo bitumarira mu buzima busanzwe. Wowe rwose uraho uravuze uti njyewe rwose ibi ni ibintu by'abashyitsi nta muntu uzabikoraho rwose rikana. Gake ntabwo ibyo bitwara gake cyane. Kayanone rero gufitiye inama ibikoresho byiza ntibigomba kuba mu kabati gusa ngo biza igire gutya rwose bigenerwe abashyitsi gusa kandi n'ubundi warabiguriye urugo. Ibyiza ni ukubikoresha bigatuma ubuzima bwawe n'ubw'abandi burushaho kuba bwiza. Nta mpamvu yo kuzana isafuriya nziza nurangiza ngo uyibikire abashyitsi ngo bazasange ngo ikiri shyashya. Nuko nanjye rero hambere ngaha rwose mba ngize ntya nanjye rwose ndavuga ni ibikoresho by'abashyitsi. Ibi ni ibirahure by'abashyitsi atazaje umuntu ubikoraho uzana ibirahure bishyashya ufunga amafantari ya gake. Nanjye rwose ndabirinda pe. Urumva nyine nari umuntu aho ngaho ngomba kumenya ngo bimeze bite gakeya. Nuko ndangije rero igihe rwose cy'abashyitsi kiragera ambwira bati bageze hafi rwose bari baje n'imodoka gake. Bari baje n'imodoka urabyumva. Kumbi kwisetinga ku birahure bibitse neza. Ndagenda icyo mfasheho kikisatura icyo mfashe kada kumbi ibirahuri bibitse igihe bitajya mu icyo byagenewe nimba ari ibirahure byo kujya mu ikintu gishyushye
nimba ari ibirahuri byo kujyamo ikintu gikonje bikuye kujyamo ikintu nyine byagenewe utagishyiramo uko bikoze simbizi nakozeho reka data byose nkabona birisatuye nuko kandi ngo babaraje nuko papa gira se wakira abashyitsi dore ntiyewe se mwuka Imana nuko ndiyaminiye ariko nk'umuntu wo muri Kayanone wo muri Kayanone reka mbibutse ko Kayanone iri butambuke nimugora basambirira bicimaka cyane muze kuba mwese mwumva inama mwikuriramo mu buzima bwa buri munsi nuko ndangije soni zirankora ukagira Imana mwe nuko mbwira umuntu ndebera ibikombe bya parasitika aho ye uri basire kujya kugura ibindi kandi abashyitsi bicaye muri salo nuko arabindebera bya parasitika rwose nuko arabindebera bya parasitike rwose nuko nanjye rero n'isoni nyinshi ariko ntimwari muzi ko ubushakashatsi bwagaragaje ko biriya birahuri ushobora kuba bitera kanseri ntumva ntidore nanjye nabirebeye hafi ntiturasoma panono tuba twakurikiye amakuru nahisemo kuvuga nti ibingibi ntacyo bitwaye rwose kanseri iva mu birahure mwewe ariko ntibingibi nasanze ari byo bishobora kuba ari iby'iwacu kandi bidashobora kutugiraho ingaruka abayi